Akagari ka Nyamikongi ni kamwe mu tugari tugize umurenge wa Kanzenze mu karere ka Rubavu, ahagaragara abana batari bake bata ishuri bakigira mu mirimo yo kuragira amatungo mu bikuyu bya gishwati ndetse no gukora indi mirimo itandukanye. Bamwe mu baturage baganiriye n'ibitangazamakuru bya Flash bavuga ko ubukene n'ibibazo byo mu rugo aribyo bituma hanini abana bata ishuri bakigira muri iyo mirimo kugira ngo bafashe ababyeyi babo gushakisha imibereho cyangwa bakabuzwa kwiga n'ababyeyi kugira ngo basigarane barumuna babo bato mu gihe ababyeyi bo bagiye kubashakira ikibatunga. Kubera iki wamukuyemo rero? Hari ibyari bimbangamiye mu rugo iwanjye, yandanye abana 8 aracyura. Mu gucyura kwe rero mfite abana bari mu mashuri, kugeza ubu rero barananiye kubura icyo nabishurira, baricaye. Kuko hari abantu ubona babyawe n'umugabo ariko umugabo akaba yarabataye yarazanye undi mugore, ugasanga wa mugore rero afite ikibazo cyo kurera abana b'imbura kubiri. Hari abana babyiranye n'undi mugabo wende baratandukana, agiye kubyarana n'abandi n'undi mugabo, ugasanga bari abana mwara rugwego bari guteza ikibazo na wanyina wababyaye ndariko n'uburyo yagira ute yabitaho. Na babandi bababyaye nabo ugasanga n'ubundi barabatereranye basubiye iwabo mu mago, ugasanga abana bafite ibyo bibazo. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper avuga ko iki ari ikibazo kitakemurwa mu buryo bwa rusange, ahubwo ko igikenewe ari ugukora igenzura bakamenya umwihariko wa buri rugo rufite umwana wataye ishuri, maze ababyeyi bakaganirizwa umwana agasubizwa mu ishuri. Ingamba twafashe ni ukudakemura ikibazo muri rusange, ni ukubanza gukora ibarura tukamenya abana bataye ishuri ni bande, babarizwa hehe, ni izihe mpamvu zabiteye. Twarangiza tukinjira mu muryango wa buri mwana, hari aho dusanga afite ikibazo cy'ababyeyi, afite ababyeyi nabo ubwabo bafite ibindi bibazo, babanye nabi cyangwa babasinzi. Ibyo byose rero iyo tumaze kubona urwo rutonde, noneho tugenda urugo ku rundi tugarura umwana ku ishuri kandi tukabiha igihe ntarengwa. Naho ku bijyanye n'ababyeyi babo babuza abana kwiga ngo bakunde babafashe imirimo, uyu muyobozi yasabye ababyeyi gutandukanya kwiteza imbere no kubuza umwana kwiga kuko ari we terambere ry'ejo hazaza. Ndasaba rero ababyeyi kutitiranya ibintu, nibatandukanye kwiteza imbere no kubuza abana kwiga. Nibarebe kure bamenye ko umwana niwe bavunikira. Umwana rero w'u Rwanda ni nawe uzasigara mu mwanya wacu, niwe uzayobora akarere, niwe uzasigarana izi bizinesi. Niyo mpamvu usaba ababyeyi bose guharanira ko buri mwana ajya ku ishuri. Nkasaba inzego z'ibanze harimo n'isibo kumenya ibibera muri buri rugo rw'umunyarubavu, ku buryo n'umwana niba yanateshwe akava mu ishuri hadashira icyumweru ataragaruwe ku ishuri. Ibarura ry'abaturage rya 5 ryagaragaje ko kugeza mu mwaka wa 2022 Abanyarwanda 22.3% batigeze bakandagira mu ishuri, ni mu gihe abageze mu ishuri abanza ari 53.9%. Naho raporo za Minisiteri y'Uburezi zagaragaje ko mu mwaka w'amashuri wa 2020-2021 abanyeshuri bavuye mu ishuri biyongereye bakagera ku 9.5 bavuye kuri 7.8 mu mwaka wa 2019. Biragaragara ko iyi mibare nanone igenda yiyongera kandi hari gahunda zagiye zishyirwaho na leta zigamije kugabanya umubare w'abana bata ishuri. Ni mu gihe kandi kugeza ubu ingengo y'imari ijya mu rwego rw'uburezi ingana hafi na 20% by'igihugu cyose. Rafiki Kabenga, Flash TV i Rubavu.